Shalom shalom, uretse kugenda mbanze mpanurira ubuzima bwawe, ni Prophet Emma ugusuhuza ukwifuriza amahoro y'Imana. Wowe ugiye kwandika amena, wakiriye buno buhanuzi busohore ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Wowe ugiye gukora like, Imana y'amahoro iguhereza umugisha, nawe wa followinze Prophet Emma. Icyo kiganza cyawe wakoresheje umfollowing, Imana ijya iguha umugisha kuko wihuje n'umuhanuzi w'Imana. Nawe ugiye kubikora none ahangaha ugafollowinga Prophet Emma, ukibikora umugisha utahe iwawe, umugisha utahe ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none nje guhanurira ubuzima bwawe, ubuhanuzi n'ubwo ukwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa kabiri tugiye kwinjiramo, Uwiteka Nyiringabo Imana agiye kukuremera ikintu gishya. Hari ikintu gishya Uwiteka agiye kurema ku buzima bwawe, hari ikintu gishya Uwiteka agiye kurema mu biganza byawe. Reka nkubwire, umaze iminsi urimo urarira, ariko nzanywe no kukubwira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana aguhojeje amarira. Akira guhozwa amarira n'Imana muri uku kwezi kwa kabiri. Akira guhozwa ayo marira. Umaze igihe kinini urizwa amarira. Hari abantu bakurizaga, hari abantu bakunanizaga, hari abantu bakubuzaga amahoro. Uburwayi bwakurizaga ariko bugiye gukira mu izina rya Yesu. Wari uri murizwa n'amadeni, ariko hari Imana yishyura amadeni. Wari uri murizwa n'ubukode, ariko hari Imana igiye kukubakira. Hari Imana igiye kukuzamura. Hari Imana igiye kuguhoza aya marira. Akira guhozwa amarira n'Imana. Reka nkubwire, ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Reka mvugane nawe, izera Imana. Yesu wamenye ntabwo ari umukene. Yesu wamenye ntabwo ari umunyantege nke. Yesu wamenye arashoboye. Yesu wamenye ni rubasha. Yesu wamenye arakiza. Yesu wamenye arabohora. Yesu wamenye ararema. Yesu wamenye, haleluya. Hari amarira wari uri murira, ntiwongere kurira, ntiwongere kurira. Manuka muri comment wandike muti nakiriye guhozwa amarira. Ati nakiriye guhozwa amarira. Akira guhozwa amarira mu izina rya Yesu. Ntiwongere kurira. Yesu aguhojeje amarira. Yesu akumaze umubabaro wari uri murira kubera yuko utabyara, ariko none ahangaha Yesu agiye kuguha urubyaro. Itegure gukikira, itegure guheka. Mu ijuru hari Imana itanga urubyaro. Umva mvugane nawe, bari barakubwiye ngo ntuzabyara, ariko ndahanurira ubuzima bwawe. Ndi umuhanuzi w'Imana. Muri iyo nda yawe Uwiteka azanyemo umwana, ugiye gutwita kandi uzabyara mu izina rya Yesu. Bari barakubwiye ko nta kazi uzabona, ariko none ahangaha mpanuriye ubuzima bwawe. Akira akazi mu izina rya Yesu. Akira guhagurutswa n'Imana.